abana barabibona kandi birabica mu mutwe cyane. Ese buriya icyo kibazo cyatuma izo gahunda zo mu rugo zipfa, ntimusengere hamwe, ntimusangire, umwe agafata icyumba cye, byatuma wenda gutera akabariro nabi cyangwa kutagatera, byatuma musipara bigeze aho ngaho cyane rwose. sure. Uzi impamvu ni uko kubera ko aricyo kibahuza kikabagira umwe. Yego. Nibwo bumwe mufitanye. Nigishije abantu ndababwira ngo mama we wakubyaye wagutwise amezi 9 ntago birambwira ko muri umwe, ariko bibirimbwira ko umugore n'umugabo iyo babanye bagahuza imibiri bagakora icyo gikorwa baba babaye umwe. Ni ukuvuga ngo nicyo kibahuza, kigahuza na ya maraso yanyu n'ibintu byose bitahuraga bigahura. Noneho rero iyo bitabaye, usibye no kubura umunezero, usibye no kuburana rwa rukundo na bya byishimo, ikibahuza kiba cyavuyeho. Relationship birimo ipfa. Ni ukuvuga ngo muba mukingurira divorce mu rugo, ubumwe buba bwavuyeho. Noneho iyo mutandukanye mu byumba byo biri wasi kuko ntimuba muri abaturanyi, ntimuraba muri abashiki na basaza. Icyo mupfana kiba cyavuyeho, umunezero uba wagiye, ibyishimo biba byagiye, niho usanga n'abantu bicana. The American Story. Mbere yuko ndengaha, ubu gahunda yo kwiyandikisha muri tombora ya DV Green Card Lottery yaratangiye. Ni amahirwe ahabwa abantu barenga 55,000 buri mwaka. Wasanga nawe rero wahabwa kuri ayo mahirwe ukajya gutura no gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ari abantu bose bazi gukora neza izi application, ntibakakubeshye. Yitwa Mama Queen tugwe kaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze Jade. Umeze gute se? Meze neza ndashima Imana. Ku giti cyanjye nayo gukomboye. Nanjye nuko nitwaderukanye. Ntabwo twederukanye. Benshi amasomo barayibagiwe, abandi bibagiye inshingano zabo. Ugiye kongera kutwibutsa uyu munsi cyane cyane ko tuvuga ku byerekeranye n'urugo, tuvuga ku byerekeranye n'urushako n'uburyo nyine rugomba kunoga rukamera neza. Mama Queen, uyu munsi reka duhite duhera, hari ikintu kigana twigeze kugirana mu minsi yashize, uvuga ku byerekeranye n'uburyo ngo umugabo agomba gutera akabariro buri munsi. Urakibuka? Yego. Naze kubona izindi nyigisho z'undi mugabo avuga ati gutera akabariro buri munsi ngo birica. Ati ni byiza ubishoboye, atari ko birica. Ni Pastor Antoine Rutayisire. Izo inyigisho warazibonye nawe. Uzumva ko umenye wazibonye. Narazibonye. Ubisobanura gute? Kuko umugabo atera akabariro buri munsi ntagire ikibazo. Ntekereza ko atavuze ko byica. Ahubwo bitwara imbaraga nyinshi. Bigatuma umuntu atabyitwayemo neza yasaza vuba cyangwa agacika intege vuba. Niko numva yavuze. Yego, niko yavuze. Nibyo ikintu navuga, buri kazi kose gasaba imbaraga. Buri murimo wose usaba imbaraga. Rero mu buryo bwa science ngira ngo nawe niyo yirifarinzeho cyangwa mu bitabo byanditswe n'abahanga, bivuga ko niba ukoresheje imbaraga ku murimo uwo ari wo wose, ugomba kurya intungamubiri zongera imbaraga kugira ngo usubizemo za mbaraga. Rero na kariya kazi k'imibonano, kubera ko gasaba imbaraga nyinshi cyane cyane ku bagabo, niyo mpamvu baba bagomba kwiyitaho, cyane cyane abafasha babo cyangwa abagore babo, bakabategurira indyo ijyanye nyine n'akazi bakora buri munsi. Kandi nyine abagore bazi ubwenge bategura n'ikintu mu cyumba. Hari ibiryo bijyanye n'ibitera imbaraga cyane cyane mbere yo gukora kariya kazi na nyuma yo kugasoza, cyane cyane ibyo kunywa. Kenshi aba ari nijoro, ntago wenda kurya ari ngombwa, ariko hari ibitegurwa nyuma yo gusoza ku kazi kugira ngo umuntu asubizemo za mbaraga, cyane cyane nko mu ijoro. Abagore bazi ubwenge bankurikirana barabizi, barabitegura. Icyo gihe bivuze ngo imbaraga umugabo atakaza buri munsi hari mu kazi, none ku wundi munsi nabwo
buri munsi akajya agakora n'ako kazi byashoboka aramutse afashwe neza wa mugani akabona ibyo kurya ibyo kunywa buri munsi yatera akabariro agakunda. erega nubwo wenda nabivuze kuriya ntabwo ari iteka kuko biterwa n'umugabo uwo ari we, biterwa n'ubwumvikane mufitanye mu rugo, biterwa n'ubwumvikane umugabo n'umugore bafitanye, kuko Bibiliya n'ibivuga ngo ntimukimane ngo kereka hari musezeranye igihe. Ubwo ni ukuvuga ngo Imana ibizi ko hari n'izindi gahunda, izi ko hari n'izindi mpamvu zatuma sex itagenda neza, ariko Bibiliya ivuga kumvikana mukabanza mukabiganiraho, niyo communication. Niba iryo joro bidashobotse cyangwa isaha bishakiye bidashobotse mukaba mwabyumvikanyeho. Ntabwo abagabo bose ari iteka ngo bakore imibonano buri joro cyangwa batera akabariro buri joro. Hari n'abacika intege bitewe n'ibibazo byo muri iyi si n'akazi kenshi nuko kutarya neza, ugasanga izo mbaraga ntibazifite. Rero iyo tuvuze ngo buri joro, ubwo abatabishobora buri joro bagira complex, cyangwa abafite abagore babo ntibabibone buri joro bumva ko abagabo babo nta kigenda. Rero byose biterwa n'uko umuntu ateye, biterwa n'umubiri w'umuntu, biterwa no kubyumvikana. Ariko umugabo nyamugabo udafite ibibazo umugabo nyamugabo udafite ibibazo, cyane cyane abakiri na bato bagifite imbaraga, kuko burya bivaringa n'imyaka, ko umuntu agenda akura imbaraga nyine zigenda zishira bitewe nyine nuko wakuze, naho wakuriye, nuko witabwaho, nuko wita ku mubiri wawe. Ariko abakiri bato kabisa mu by'ukuri kubera ko baba bagifite imbaraga n'amashagaga n'imbaraga z'ubusore, rwose ari na muzima ntacyo arwaye, ashobora kubikenera buri joro, kandi wenda na gatatu mu ijoro cyangwa kabiri. Gatatu mu ijoro? It depends n'umugabo. Gatatu mu ijoro kandi buri munsi? Kandi buri munsi. Watubwiye ko ngo hari ibyo umugore aba agomba gutegurira umugabo kugira ngo abashe kugarura energy, abashe kugarura imbaraga, abashe kuba yakora wenda ako kazi ko gutera akabariro neza mbere cyangwa na nyuma. Wenda niba atari ibanga cyangwa hari ukuntu ujya uvuga ngo ntabwo wigisha style ariko si zo tugiye kujyamo, nk'ibyo bintu wenda wagiramo inama abo bantu bibarye nk'ibiki, nk'urugero bike? Cyane cyane n'ibyo kunywa, ari amaji menshi y'imbuto zitandukanye, cyane cyane ji y'imbuto. Wakora cocktail y'imbuto zose biterwa na ji umuntu akunda. Wakora ji imwe mu mbuto, hari n'amaji yo mu mboga, yo muri izi greens. No mu busanzwe ngo amaji y'imboga, ji y'imbuto atera imbaraga mu mubiri cyane cyane, n'amata ashyushye y'inshyushyu, cyane cyane mbere y'igikorwa bikora akazi cyane. Yego. N'ibindi tuzagenda tubibigisha. Ntabwo twabivuga byose ngo tubirangize, gusa muri kubyumva nyine ko bifasha. Mbere ko tujya ku yindi ngingo, ku bindi bitandukanye, Mama Queen muri kureba ahangaha hano umubyeyi ufasha benshi, cyane cyane wubakiye benshi. Njye mbona message baduha, njye mbona message bancishaho, mbona comment, ibyo aribyo byose nabona message nyinshi cyane kuko wubakiye urugo. Twifuza ko ashinga ofisi ye. Hari benshi cyane bifuza kuza iwe kugira ngo bamugishe inama, hari benshi cyane bifuza kuza mu rugo iwe kugira ngo baganire ku byerekeranye n'urushako, ku byerekeranye no gutera akabariro, abo byacanze, abo byananiye, wumvise uduhinti agiye aguha, twagufasha. Tumufashe rero. Mama Queen, ofisi irakenewe, ikenewe gute? Irakenewe kuko aho natangiriye zino nyigisho zanjye, abantu benshi baranganye. Yego. Barampamagaye, abandi baraje, ariko ugasanga mu rugo abantu ntibisanzuye, nanjye sinisanzuye, ko mu rugo ni mu bana birumvikana. Biza kuba ngombwa yuko ngira igitekerezo cyo gushaka ofisi, gushaka ahantu hagutse kandi hiyubashye, hari prive najya mpurira n'abantu, abakira mu bujyanama, mu nyigisho nk'izi, muri semineri, kwigisha abashakanye, kwigisha
abateganya kurushinga cyane cyane abagore abakobwa bateganya kurushinga cyangwa se bombi umusore n'umukobwa hazaba hari byinshi cyane rero mu by'ukuri ofisi irakenewe ko benshi bagiye banabinsaba kambwira bati mama kwi mu rugo kuza mu rugo rw'umuntu rwose kubera vie prive zanjye ntago naza mu rugo washatse ofisi washatse aho duhurira ubu rero igihe kirageze kugira ngo nshake ofisi kubera izo mpamvu igihe kirageze kugira ngo dushake ofisi benshi cyane baravuze bati ibi tuzabishyire kuri inkuru yanjye kugira ngo buri wese agire uko yitanga iyo ofisi iboneke mbere y'uko dukomeza kugira ngo nabyo tubaze kubigarukaho nyuma vuga nimero ya telefone yawe ku muntu wifuza ko yagusapotinga utanze 10,000 utanze 100 utanze amadolari 10 utanze amadolari 200 utanze amayero mama Queen kuri ino nimero ya telefone rwose byagero kandi byakubaka ejo bundi yubaka umuryango nyarwanda kubyerekeranye n'urushako cyane cyane kubyerekeranye na buno buzima tuvuga bwo gutera akabariro cyane ko benshi ingo zabo ziri gusenyuka kubera kino kintu vuga nimero ya telefone mama Queen nimero yanjye ni 0788 41 76 07 yego iyo niyo nimero yanjye yego ako tugacishijemo kugira ngo tubashe kumusapotinga mu buryo bwose bushoboka mani ntiwiheze uko bifite kose iyo telefone mobile money irafunguye mama Queen twongere ku kindi kintu navuga ngo benshi mama Queen birumvikana ko ni biro izafasha wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara najya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuzi kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagemande amibe igifu kubyimba prostate umutwe imitsi ndetse n'izindi namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane ariko ubundi se umuntu ashaka kwibaza ubundi akamaro harimo abantu tubona bashaka abandi ntibashake kandi ntibakore n'iyo mibonano mpuzabitsina nk'abihaye Imana bifata kuko harimo n'abatifata ubundi akamaro k'imibonano mpuzabitsina ni akahe ko gutera akabariro ni akahe nibyo icyo ni ikibazo cyiza cyadumbajije ubundi ibibazo byawe ko biba bifite ubwenge rero nk'uko mubizi ko ku nkuru yanjye ndi umuvugabutumwa mumfashe yuko mvuga akamaro k'imibonano mbanze soma icyanditswe muranyemereye murakoze kiri mu migani 5:15 kiravuga ngo ujye unywa amazi y'iriba ryawe amazi ava mu isoko wifukuriye mbese amasoko yawe yasandarira hanze n'imigezi yawe yatembera mu mayira bibe ibyawe bwite kandi ntubikorere ku nzaduka isoko yawe ihirwe kandi wishimire umugore w'ubusore bwawe amen amina kino cyanditswe ntabwo ndi bugisobanure ariko bafatemo ijambo isoko no kwishimira umugore wo mu busore bwawe hanyuma ndabizi ko abakirisitu bumvise icyo kino cyanditswe gishatse kuvuga ariko wenda batajya basoma Bibiliya bazansanga mu gikari banampamagare bafatemo ijambo isoko bafatemo no kwishimira umugore wo mu busore bwawe nagusobanuza akantu gato cyane iyo bavuze isoko bihura n'ibyo tujya twumva ngo amavangingo wihangane ibibazo gutyo none kunyumva nyihangane kuko tuba tugomba kumenya nanone nubwo tutabyinjiramo cyane kugira ngo tutaza wenda kurengera birahura ubundi jyewe ikintu ntajya ntinya ni ukuvuga iby'ijambo ry'Imana rivuga mvuze ibyanjye gusa abantu bashaka kutanyumva ariko kubera ko mvuga ibihamya by'ijambo ry'Imana
nta soni ngira rero isoko ni ya mavangingo nyine wabimenya niko bimeze Yego. ariko hari abatayagira niko tujya twumva muri kano kanya reka mbabwire ko ku iguriro akaba ari imwe mu makampani akomeye hano mu mujyi wa Kigali bafite uburyo bushya rero bwa kohereza kampani zifuza guhahira mu mahanga tugirana imikoranire ibintu bikabageraho vuba kandi ku giciro kiri hasi cyane n'abantu bifuza gutuma ibintu byinshi cyane icyarimwe nabo turaborohereza cyane bikabageraho kuri make cyane. Ikindi ni uko hari promotion ku muntu wifuza kuba yahahira hanze y'u Rwanda birashoboka ko uyu munsi rero waha ikintu kimwe ukongezwa ikindi kiza ku buntu mu minsi 7 na 14 uko ibintu ubitumye bingana kose biba bikugezeho. Abantu bifuza rero gutuma ibintu ni karibu kuva ku iherena kugeza ku bintu binini bishoboka. Hamagara 0781 81 61 80. rero isoko ni ya mavangingo nyine wabimenya niko bimeze ariko hari abatayagira niko tujya twumva niko mujya mwumva abo twita ngo ba Mukagatare biri nk'ibyo ngibyo ya jara ibyo ubaza biba bifite impamvu ariko ibyo bintu byose biterwa n'ibintu nakwita ubutamenya kubera ko nyine abagabo badateye nk'abagore nk'uko nagiye mbisobanura kemikozi zabo z'umubiri cyangwa hormone zabo ntago ziteye nk'iz'abagore. Abagabo bagira ubushake buri hejuru nk'uko nabisobanuye mu biganiro byawe byinshi, abagore bakagira ubushake buri hasi. Ibyo rero bituma habamo difference. Iyo difference rero y'ubushake buke n'ubushake buri hejuru haba hagomba kubaho intervention y'umugabo kugira ngo akore romance cyangwa atange care ku mugore kugira ngo baze kugera ku kigero kimwe. Rero iyo bakoze kiriya gikorwa batageze ku kigero kimwe cyangwa ku rwego rumwe ntihashima kwirekura ntihaba umunezero. Ushobora gusanga yasoko itabaye nzima bitewe nuko umugabo atahaye ke y'umugore cyangwa ngo atamuteguye atamuhaye ke atamubwiye amagambo meza atamushimishije kwa. Rero igihe cyose hazabaho iyo difference igikorwa kigakorwa nta gutegurwa kwabayeho, igihe cyose umugore arahadindirira ugasanga arifashe mu bw'uko kwifata. Rero umubiri nturekure ibyo ugomba kurekura ngo bisohoke y'amavangingo. Icyo byumvikane ko abo tujya twumva ngo ni ba Mukagatare akenshi biba byaturutse aho ko umugabo atigeze amutegura. Akenshi biba byaturutse aho, ariko hari n'ababa barwaye. Hari n'ababa barwaye ari indwara ariko ivurwa igakira, cyane cyane iyo umuntu yabimenye ko ari indwara. Hatabaye inyigisho nk'izi kugira ngo abantu babimenye ko ijambo ry'Imana yavuga ngo abantu banjye bararimbutse kubera kubura kumenya, kandi rikavuga ngo bamenya gute ntabababwiye. Hatabayeho inyigisho nk'izi ngo umuntu amenye ko ari n'indwara arwaye ajye no kwivuza cyangwa biganireho n'umugabo we, n'ubundi biguma kwa kundi. Kandi noneho iyo umuntu abikora ari dry habaho friction, habamo kubabara, habamo kutishima. Tekereza rero kuba kuri iyo ngo imeze nko gufatwa ku ngufu, niko navuga ubuzima bwawe bwose nta rugo ruba rurimo, nta munezero urimo. Niho usanga abantu n'urwango rwahagurutse n'amakimbirane yahagurutse kubera kutishimana. Bivuze ngo umunezero w'abashakanye uturuka hariya ni isoko. Isoko hatari isoko nta munezero. iriya soko niyo igaba amashami y'umunezero n'ibyishimo n'urukundo. Abagabo benshi bafite ikibazo. Urabizi ko abagabo mudakunda kuvuga no guhuruza no gutera induru, ariko nubona umugabo yahuruje ujye umenya ko ibintu bikomeye. Mpura na benshi akambwira ati ubu n'imishinga yarananiye, narahombye, barimo kuntereza cyamunara, sinkishaka no kujya ku kazi.
no gucuruza birananira, no kubara amafaranga birananira, ndibagirwa niba ari dogiteri akavuga ati njyewe n'umurwayi hari igihe nibagirwa ko namuhaye randevu. Urumva ahantu ibintu bigeze kuko dutera akabariro se kubera ko nta munezero Yeah. wa sex mu rugo rwe. ubura gute se Eh? ubura gute uwo munezero? Nicyo kibazo mfite jewe. Ubura gute uwo munezero? Ufite umugore nawe urahari, uko umunezero ubura gute? Abagabo bavuga ko abagore babafungiye amazi n'umuriro Akanga kumuha se? Reka mbyite akanga gutyo. kumuha yataha akavuga ati njyewe ndananiwe, niriwe mu kazi k'abandi, ndwaye umutwe, ndwaye umugongo, ndababara mu nda, kubera nyine bya bindi njye nigisha ko abagore hormone zabo ziba ziri hasi, ziri dominant, ntago zisinziriye nubwo atari bose, hari bake hormone zabo ziri active zenda kumera nk'iz'abagabo, ariko ni bake cyane. Ariko abandi benshi kubera ko umubiri uba utabimuforusa, kereka hari abonye iyo romance, abonye iyo care, abonye amagambo meza, yitaweho, ntabwo abyitaho. Yitaho ubwo kuri bya bindi ku mugabo bitari ingenzi. Ku mugabo bitari ingenzi, abashyitsi, abana, akazi k'abandi, urumva? Ibindi byo mu rugo ku mugabo bitari ingenzi, ibyo narabisobanuye, sindi bubisobanure cyane. Ku mugabo sex atariyo yabanje ngo mugirane urukundo, munezerwe muri icyo gikorwa, ibindi niyo wabikora ku mugabo ubikora nyuma ya zero, narabibabwiye. Ntabwo abibona ko abagabo barambwira bati mama niyo umugore atagira icyo ankorera, niyo natekerwa n'umukozi, niyo nakwiterera ipasi, njye n'umwana namuheka, ariko igikorwa cyagenze neza. Kitagenze neza, ibindi akora bikorera inyuma ya zero. None se hari abagabo ujya nko gusura mu ngo ugasanga mu rugo afite nk'umushiha, cyangwa ugasanga ari wa mugabo uri ufunze cyane mu mutwe, ubwo ikibazo hanini kiba gihe n'icyo ngicyo. Hari abantu bari komplike ku giti cyabo bitewe n'uko bakuze n'ibibazo bafite, ariko kenshi ugiye kugenzura umubare munini, singiye gushyira ku ijanisha kugira ngo ntakabye, benshi abagabo badanezerwa mu rugo rwabo, bimwe imibiri yabo, ntabwo bishima pe. No mu kazi usanga ari babandi bahora batongana, niba afite abakozi mu kazi baba bagatoye. Ndakubwiye ngo naravuze ngo n'inkoko yo mu rugo iba ifite akaga, n'umwana bapana nyina ko yamunejeje. Mbese icyo cyo ukemere ko nta munezero ashobora kugira, kandi ahorana complex. No mu kazi aba yumva atari confident, aba yumva atari umugabo, aba yumva atuzuye ko kiriya gikorwa kitagenze uko bikwiye. Ni ingenzi rero, ni ingenzi kuko harimo umunezero udasanzwe w'abashakanye, niko Imana yabiremye, nta wabihinduraho. Jadi hari abantu batekereza ko ibyaha ari ukwiba, kwica, gusambana n'ibindi, ariko niba Bibiliya ivuze ngo ntimukimane, ukarenga ukima umugore wawe cyangwa ukima umugabo wawe, buri uba wamaze gukora icyaha nk'ibindi byose byo muri Bibiliya. Kuba wishe ijambo ry'Imana uba urikandagiye. Niba Bibiliya ivuga ngo kuryamana kw'abarongoranye kubahwe na bose, wowe wabisuzugura ute se? waba urinde ngo waba usuzuguye Imana? Rero kubera ko kiriya gikorwa ni ingenzi, cya mbere nicyo gihuza umugore n'umugabo bakaba umwe. Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore n'umugabo w'akaramata, bombi bakaba umwe. Nicyo gituma usiga imiryango, nicyo gituma usiga iwanyu, nicyo kiguhagurutsa, nicyo kikujyana gushaka. Kuko umugabo ashaka umugore kugira ngo ibyo bibazo birangire. Ntabwo aba yagushatse ngo uze umese, ntabwo aba yagushatse ngo uze uhinge nubwo nabyo ari byiza, cyangwa ujye mu gikoni, cyangwa umumesere, kuko abishatse yashaka n'umukwiziniye wabyize ukurusha no guteka, uzi kumesa, uzi gutera ipasi, byose ibyo utekereza. Yashaka n'abahinzi agashyira mu murima, wenda nk'ababa mu byaro batunzwe no guhinga. Rero nicyo cyonyine kikuzana, ibindi byose ni inyongera. Icyo nicyo cyonyine gihuza umugore n'umugabo. Iyo kibuze mu rugo, ubumwe buba buvuyeho, ibintu biba bidogereye, urukundo ruba rushize, ruba rurangiye. N'ibi ngibi mvuze byose izi ngirakamaro zose
umuntu yagombye kubona ubuze imisinzi. Mama Kwi, tujya tubona nk'amakupure ugasanga umugabo n'umugore niba abantu bahora bafatanya akaboko ku kandi agatoki ku kandi, biba bivuze ko akenshi muri cya gikorwa cy'abashakanye banezerwa, ari umugabo ari umugore. Nicyo biba bishatse kuvuga. Kiriya gikorwa kitagenze neza nta nubwo n'ukuboko kwe kwashobora kugufata, ntago intoki zawe umutima ntago biva, ntago bikunda. Ku mugabo rwose nta nubwo mwanagendana. Iyo bitagenze neza urabimenya, usanga ari abantu bari mu nzira bagenda basigana. Niba bageresha amakuru bavuga se bari abantu bavuye mu rugo rumwe cyangwa mu rusengero ugasanga ntibashaka kwicarana bakabicaranya ku ngufu. Mu modoka baba baje batongana niba bafite n'iyo modoka bacecetse. Urumva ni ikibazo gikomeye mu by'ukuri. Ubu hari ingo nyinshi cyane mu rugo batajya bavugana, biyererutsa bageze imbere y'abantu. Ugasanga couple ziri mu rusengero bazicaranyije ko niko protocole isaba, ariko baraseka bari hariya. Burya niyo useka uri kumwe n'umuntu mudahuje biragaragara muba mwifuruza, biragaragara pe. Rero mu by'ukuri hari abantu cyane cyane nk'abagore bakunda kujya mu misozi gusengera ingo, njya numva ngo hari za Kizabonwa, hari za Kanyarira, urugo rwanjye, umugabo wanjye, mwana mutunganye, kandi wavuye mu rugo mutumvikanye. Igikorwa cy'abashakanye utacyemeye ngo mugikore neza munezezanye. Bibiliya yavuze ngo ntimukimane ngo kereka hari musezeranye igihe nacyo cyo gusenga n'ibindi bintu wenda twongeramo kubera situation. Ariko mu by'ukuri nuva mu rugo bidatunganye, urugo rwawe rudatunganye, wenda byahereye no kuri icyo gikorwa, niyo wajya za Kizabona, niyo wasenga amasengesho y'iminsi 40 wiyiriza ku manywa na nijoro, nta cyahinduka kugeza igihe uri bujye gukemura kiriya kibazo. Ko ari ingenzi, ni ingenzi cyane, ntabwo biba byoroshye. Bivuze ngo muri abenshi bariraburiza rero, aho bitagenda neza mu gitanda ushobora kumubona ari kumwe na mugenzi we, ntabwo bicamo bitewe n'uko bitwaye nyine. Ariko Jara, uzi ko hari n'abantu bakira abashyitsi mu rugo, nyine hari abantu bashaka kugusura nturi bubirukane, ariko mu by'ukuri nibaza urashyiraho indi sura. Museke, mwakira abantu, bigaragara ko musobanya, biba bigaragara ko musobanya, ariko at least mwabonye n'agahenge. Ariko nibasohoka umwe arajya mu cyumba cye, undi ajye mu cye, undi ajye arire mu cyumba, undi arire ku meza, ibintu bicike n'imbere y'abana babibone. Burya n'abana barabibona, nubwo batazi ibijya mbere barabibona. Niba mwari musanzwe murana mu cyumba kimwe nka papa na mama, ejo bakabona mugabanya ibyumba, niba babona mwajya mwicara ku meza mwese n'abana b'umuryango mugaseka mukanezerwa cyangwa mugasengana, bakabona ntimuvugana, umwe arakwepa undi. Nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga, harabura ikintu cy'ingenzi. Icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba, intebe za jardin n'iza balcon, yewe n'ibikoresho byo mu biro. Tubakorera intebe, ibitanda n'inzugi, tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. Mwe banyamahoteli na za appartement, umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri nimero 0783378096. Abana barabibona kandi birabica mu mutwe cyane. Ese buriya icyo kibazo cyatuma izo gahunda zo mu rugo zipfa, ntimusengere hamwe, ntimusangire, umwe agafata icyumba cye, byatuma wenda gutera akabariro nabi cyangwa kutagatera, byatuma musipara bigeze aho ngaho cyane rwose. Sure. Uzi impamvu? Impamvu ni uko kubera ko aricyo kibahuza kikabagira umwe. Yego. Nibwo bumwe mufitanye. Nigishira abantu ndababwira ngo mama we wakubyaye wagutwise amezi 9, ntago birirambwira ko muri umwe, ariko bibirimbwira ko umugore n'umugabo iyo babanye bagahuza imibiri bagakora icyo gikorwa baba babaye umwe. Ni ukuvuga ngo nicyo kibahuza, kigahuza na ya maraso yanyu n'ibintu byose bitahuraga bigahura. Noneho rero iyo bitabaye, usibye no kubura umunezero, usibye no kubura na rwa rukundo na bya byishimo,
ikibahuza kiba cyavuyeho relationship birimo ipfa ni ukuvuga ngo muba mukingurira divorce mu rugo ubumwe buba bwavuyeho noneho iyo mutandukanye mu byumba byo biri wasi kuko ntimuba muri abaturanyi ntimuraba muri abashiki n'abasaza icyo mupfana kiba cyavuyeho umunezero uba wagiye ibyishimo biba byagiye niho usanga n'abantu bicana kuko nta rukundo nta bumwe nta guhuza kandi murabana mu nzu imwe mu buzima bwa buri munsi umwe rero agira gutya akavuga ati kampimba umugambi mwikize kuko ndabona ari ikigeragezo nkawe yagiye mu mategeko wenda agasaba na divorce akicira inzira za hafi zo kumena amaraso urumva ikintu gituma abantu bicana kirakomeye jara kirakomeye I'm serious very serious mama kwi bino bintu byo kudakora akabariro cyangwa kudatera akabiro neza byaba bihura gute no kubona umugabo yavuye mu rugo akajya kwisaidia ku mukobwa wo hanze cyangwa se umugore akava mu rugo akajya ku musore wo hanze benshi bahita ngo n'abapfubuzi bihurira hehe birahahurira kuko iyo nyine bimeze gutyo umugabo abenshi nyine iyo atangiye kudevelopa izo ndwara atangiye kubona sayini z'indwara ajya kwa muganga hari igihe muganga amubwira ati ufite umugore nicyo babanza kumubaza arabona numvise ngo babibajije ahita avuga ati ndamufite none kuki igikorwa kidakorwa ko ndeba aricyo kibigutera wenda akisobanura akavuga ntitumvikana iki muganga ahita amubwira ati shaka undi hanze bukemura ibibazo by'umubiri wawe bindi bizaza hanyuma naho ubundi prostate irakwica blood cancer n'ibindi nk'ibyo rero mu by'ukuri hari abagenda kubwo kwisayidira hari n'abagenda kubw'ingeso ku bwa kamere zabo zabananiye yego hari abagenda kubw'ingeso rwose cyane ariko nigeze kubabwira story imwe y'umugabo bari bafite umukozi ngo babanye kuva bashakanye barerera abana noneho yakora ku mugore ati ndananiwe kandi koko abananiwe ariko haba harimo no kudaha agaciro cya kindi no kutamenya ubwiza bwacyo n'umunezero ubamo nawe ku giti cye noneho ibindi byose akabikora akananirwa cya kindi cyo kikaza nyuma akagishyira ku mwanya noneho umugabo akabyuka agasezerana n'umukozi bakajya nko muri jaride nka hariya akikemura ibibazo akagaruka noneho rimwe umugore sinzi ukuntu yashyize ubwenge kugira asinziriye yumva umugabo arabyutsa umugabo ubyuka at the same time akagenda abajyayo sarwaye mu nda arakurikira asanga nyine kuko umugabo yaramuhekaga kugira ngo badakandagira bakabumva habona aramuhetse bageze aho bagera batangiye gukora igikorwa umugore ati ibi ni ibiki noneho umugabo kugira ngo yikure mu isoni ngo aramubwira ati namuhetse nyine nawe yaduhekeye abana nasanze nta yindi gift nawe ariko yabaga agiye kwisayidira kugira ngo umubiri we kumwica ibigomba gusohoka bisohoke ariko mu by'ukuri nubwo ari icyaha tutagishyigikira ariko kiba gifite impamvu usibye ko nta mpamvu nta rwitwazo rw'icyaha kuko kujya gusambana hanze nabyo harimo izindi risike nyinshi ziruta bya bindi kuruta ko wakumvikana n'umugore wawe wakumvikana n'umugabo wawe cyangwa yenda mukanatandukana cyangwa mukanasepara cyangwa mukabyicaramo mukabiganiraho kuko kujya gusambana hanze ugenda ubundabunda Bibiliya yavuze ngo ntukabikorere ku nzaduka nabo hanze ni ba maraya ngo ahubwo ujye ubikorera ku isoko yawe ngo kandi wishimire umugore w'umusore bwawe kuvuga ngo iyo ugenda ubundabunda ujya gushaka indayi nijoro wajya mu ihoteli hari ababa bakubona uba wihishe wajya mu nzu ya maraya uba wihishe ibintu ukora rero umutima ugukubita utari hamwe utishimye uzi ko ari ukwiba nta mahoro arimo ni n'inyatsi urasohora umutungo wo mu rugo wagatunze abana ibyakabateje imbere iterambere rirapfa by'ukuri hagombye kubaho ubwumvikane byanze kunze mama kino kintu ni ikibazo navuga ngo gikomeye
gikomeye cyane abantu babyumve muri kano kanya. Na commentaire wifuza gutanga uyishyire hasi ugira ikibazo mu makwini one day tuzicara nga twongeye dusubiremo ibyo ngibyo byose mwagiye mwandika cyane cyane ku nkuru yanjye. Izo commentaire mushobora kuba mwaziduha cyane cyane. Nanone tunamusapotinge abashikuni iriya office, abantu bifuza kuhajya, tweshyira Kicukiro, tweshyira Kimironko, tweshyira Gikondo, tweshyira mu mujyi. Ntabwo bizi, ni mwebwe muzadesida bitewe n'amafaranga twatanze. Ntabwo ari amafaranga yo kugira ngo dusabirize, no kugira ngo dukore icyo kintu tubikore. Reka no kugisubiramo, nimero ya telefone ndandika hasi. Tukivuga ko kino kintu Mama Queen, hari benshi cyane bagiye bavuga bati, cyane cyane abagore bati Mama Queen abagamira ku bagabo. Ni gute abagabo yabavugira kuri ruriya rwego kandi nawe ari umugore? Ni kubera iki? Cyane cyane bakavuga bati muri kiriya gikorwa cy'abashakanye Mama Queen akunda kuvuga ngo abagore bite ku bagabo, ariko kibagirwa ko n'abagabo n'abagabo nabo bakwiye kwita ku bagore babo kugira ngo kiriya gikorwa kigende neza. Nibyo uhamugana ubugamira cyane ku bagore? Izo commentaire byanze kunze bazibonye, ubugamira ku bagabo cyane. Narazibonye Jara, narazibonye, ariko mu by'ukuri sinzi, ngira ngo umuntu niba aba yankurikiye neza ko icya mbere ndumuvuga ubutumwa ndi umukozi w'Imana, ntago najya uruhande rumwe, kandi nshatse no kubagama nabogamira ku bagore kubera ko nanjye ndi umugore. Ariko mbivuga nkurikije ijambo ry'Imana uko rivuga. Icyatumye nibanda ku bagore cyane, icya mbere ndabakunda, cya kabiri nibo ba manager b'urugo. Buriya iyo wateguye umugore, wateguye urugo, wateguye umwana, wateguye igihugu, wateguye ibintu byose. Umugore yamenye ukuri. Nibyo nkunda kuvuga, umugore yateguwe neza akamenya ukuri, kandi ukuri kw'ijambo ry'Imana, agakora ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Buriya abagore nibo ba nyir'urugo. Umugore Imana yamuremye mu buryo butangaje, uburyo bwo kubyara, uburyo bwo gutwita, uburyo bwo konsa, uburyo bwo kurera, uburyo bw'inshingano nyinshi yahaye abagore. Yabahaye n'imbaraga zo kuba umufasha. Buriya abagabo bagira kwihangana guke, ariko abagore ni abantu bazi kwihangana mu rwego rwo hejuru, kandi iyo bamenye ukuri bakagushyira mu bikorwa, bakaganduka uko bikwiriye, urugo rubaho, kuko urugo ni umugore. Buriya ibintu byose ni umugore hafi mu rugo pe. Niyo mpamvu rero nkunda kubatinda. Ikindi nabahwituraga kuri iki kintu cy'imibonano, kubera ko nyine imibiri yabo iri hasi kandi ntabwo baba bazi ikibitera. Narabahwituraga kugira ngo icyo kintu bagikunde, bakiteho, nabereka n'icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Rero ku ruhande rumwe, ikintu nagiye mbona nanone gitera abagore kutabikunda no kutabyi, uyu munsi kambavugire uyu munsi kambijwi ryawo nibura oya, n'ubundi rega, buriya n'ubundi rega ndabakunda abagore. Ntago niba hari umuntu utajya ku ruhande rw'abagabo cyane ni Mama Queen, ariko kubera ko ari ijambo ry'Imana nta kundi. Abagore nyine complain bagira ni uko abagabo batabahakeye. Buriya abagore n'abana beza banyurwa manuma, niko Abanyarwanda banyurwa n'akantu gato cyane. Ijambo ryiza wamubwiye, niyo baba wamubwiye ngo ndagukunda gusa, ndakwibutsa uri umugore wanjye nkunda, natoranyije mu bandi, urabizi ko nkukunda. Ibyo byonyine bishobora kumwiriza ari mu birere. Kamesegi kameze gutyo. Umugore ni umwana mwiza utaruhije ibintu byinshi, niyo wamuzanira agashokora cyangwa akarabo kamwe, biterwa n'uburyo ukamuhaye, biterwa n'uburyo umwubashye. Ntabwo ari abantu bakunda ibintu byinshi nk'uko abagabo batekereza. Utuntu duto gusa, ijambo ryiza gusa ku mugore riramwubaka rikamurema. I love you, twa surprise, to gift. Abagabo nyine iyo sinzi romantike, kuba romantike birabagora. Kuba romantike birabagora, ariko abagore urukundo rwabo runyura mu matwi, rukinjira mu mubiri, kumva. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose umubwira cyiza
kikinjira mu matwi kinjira no mu mubiri wose ku buryo na bya bindi byikora. Rero nasabaga abagabo twubaha kujya bategura abagore kandi bakababwira neza, bakababwira amagambo ari romantike y'urukundo ukayiga. Niba atari nako wakuze ariko ushaka kubyiga, ushaka kubiguguringa basi ukajya unabyigana. Ushobora no gufata akamesaje ko kuri Google ukakamureza cyangwa ukakamubwira. Yes. Cyangwa twa tuntu tunyuza kuri WhatsApp ushaka kukamusendingira. Umugore yakabonye ubuzima bwe burahinduka. Ni ukuri niko tumeze. Kandi kagufasha isegonda rimwe, we biramufata imyaka. Kugira ngo bigume mu imyaka cyane. Ashobora no guhora akareba, kongera akakabika, kongera akagasevinga. Ni ibintu simple. Mama, byumvikane ko hari uburyo umugabo agomba gutegura umugore. Amutegura gute? Tubwe kumubwira utugambo twiza iki, ubundi buryo navuga ngo bufatika umugabo agomba guteguramo neza umugore kugira ngo cya gikorwa kigende neza. Nubuhe? Oya, urabizi ko ntajya nkunda kubyinjiramo cyane, kereka ko nzabijya muri detail hahandi kuri iriya ofisi yanjye. Ari nayo mpamvu usigamo amatsiko kugira ngo abantu n'ibitavugiye ku karubanda. Ntavugiye ku karubanda, ariko kimwe cyo ni uko umuntu ntabwo ari nk'inka. Ntabwo ari nk'inka, ntabwo ari nk'ihene, ntabwo ari inyamaswa. Kuza uhutiraho, hindukira, mpereza, ayo magambo ni amagambo ateye isoni, ni amagambo atiyubashye, ni amagambo ateye ubwoba. Umuntu ashobora no kubyumva akarwara, wa mutwe ukaba waza. Rero niyo mpamvu abagore benshi bakunda kubwira abagabo, ariko wajya ubanza ukantegura. Ugasanga yanabimubwira ukabona bihinduye big deal, akamubaza ngo ni bande baguteguye, ubizihe, wabikuye he? Urumva icyo gikorwa rero kiba cyakora. Umugabo deja nawe atajyanira icyo pfunwe ry'uko yabikoze nabi. Yego. Nayo ni complex. Rero mu by'ukuri byose bajye babiganira. Communication niyo nibandaho cyane. Imibonano cyangwa mu rugo byose bipfira muri communication. Communication nyamuneka. Ariko cyane cyane umugore utamubwira amagambo meza, utabanje kumubwira amagambo meza, kumutegura, ukamubwira ngo hindukira. Ibyo bintu ni imvugo yica abagore mu mutwe bagapfa. Ngira ngo wamfasha nkaristinga akamaro nk'uko twari tubivuze k'imibonano kugira ngo abantu bajye babifata seriye cyangwa seriyeze. Ntibajye bumva ko twaje hano gukina cyangwa guta umwanya cyangwa kwigaragaza. Byarangira ngo urabizi ko nta mafaranga nkorera hano. Mba naje kwigisha ingo kugira ngo mu by'ukuri zihuze, zibe amahoro, amakimbirane ahagarare, divorce zihagarare. So turi serious cyane. Reka rero mbabwire akamaro k'imibonano. Wambaza uti wabibwiwe n'iki, ariko ni ibintu ngenda mpishurirwa, nabihuza na science, nabihuza n'ibitabo by'abahanga, nkasanga ni 100% ari ukuri. Ngiye kubisoma mbilistinga, ntabwo ndi bubisobanure kuko byatwara umwanya munini. Icya mbere, byubaka igihango n'ubumwe budasanzwe hagati y'abashakanye. Ibi narabibabwiye ko sex ariyo ihuza umugore n'umugabo bakaba umwe, niyo connection nibwo umwe bafitanye. Icya kabiri, bivuze ngo ababikora gakeya na connection. Ababikora gake nyine baba bica ubumwe, baba bakingu gakeya guteze inshuro nke. Wenda ushaka kubikora rimwe mu kwezi. Kereka mwabyumvikanyeho hari impamvu, ariko mutabyumvikanyeho mukingura amarembo ya divorce. Niko bimeze. Abadakora kiriya gikorwa ni divorce. Ni divorce kuko nibwo umwe muba mufitanye. Kuko hari n'ababana mu nzu bakagabana ibyumba. Bariya bo rwose bashobora no kwicana. Ndakubwiza ukuri. Yego. Cya kabiri, bitera ibyishimo n'urukundo rudasanzwe hagati y'abashakanye. Narababwiye ngo niba hari ikintu cyiza kibaho kirema urukundo n'ubumwe budasanzwe, ni sex ariko ikorwa mu buryo bwiza, buri muntu azi agaciro kayo,
aya mahirwe ntabwo ahoraho, ukwiye kuyafatirana nimba aya makuru akureba. Niba warangije kwiga kaminuza ukaba ushaka gukomeza masters degree ndetse n'abarangije masters bifuza gukomeza PhD, ubu hari scholarship ziri full funded ndetse n'iziri partial funded muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya makuru rero yabyaza umusaruro. Nimero zacu ni 0787408958. The Early Bird Catches Worm. Yabyubashye, yabiteguye, bateguranye, nibyo bintu byiza bibaho hagati y'abashakanye. Ariko niba hari ibintu bibi bibaho, ni iki gikorwa kugikora abantu batishimanye, batasezeranye, batakundanye, batumvikana. Ni ugufatwa ku ngufu. Cya gatatu, bituma amaraso atembera mu mubiri neza. Ko ni siporo. Niyo mpamvu Pastor Antoine yavuze ko bitwara imbaraga nyinshi. Ni nka siporo. Uzi ko iyo uvuye muri siporo ugomba gufata ibiryo bikomeza umubiri kugira ngo n'ejo uzabashe gukora siporo. Rero ni ibyo ngibyo nyine. Hanyuma icya kane, birinda indwara nka prostate, blood cancer, pressure, tumor, ibibyimba byo mu nda nyine ku bagore. Bivura n'imitsi. Ukiri aho ngaho, hari benshi bavuga ngo abadamu benshi ukunda kurwara ngo ibibyimba byo mu nda nuko kiriya gikorwa kiba kitagenze neza, cyane cyane kuri byo ndavuga ngo by'isoko. N'imitsi ahubwo ugasanga umuntu arahora abyimba amaguru ahantu hose. Ni ukubera ko ukuntu Imana yaremye ibintu, yabiremye mu buryo butangaje. Ni ukuvuga ngo yaremye umuntu ku buryo ibigomba gusohoka mu mubiri bigomba gusohoka, n'ibigomba kugumamo bigomba kugumamo. Rero ni ukuvuga ngo iyo abantu bakoze kiriya gikorwa bakagera kuri stage yo kurangiza, ko babyita, abagabo bashobora kuririzinga sperm. Izo zigomba gusohoka kuko nta mwanya ziba zifite imbere, ziba zigomba gusohoka. Hanyuma abagore nabo bagasohora ya mavangingo. Ni ukuvuga ngo iyo bidasohotse ni umwanda w'isitoka ahantu mu mubiri, mu mitsi, mu nda, ugasanga byiremyemo ibindi bintu nk'ibibyimba, cyangwa y'amazi ugasanga yazibye imitsi. Mbese ya myanda yabaye stagnant mu mitsi, imitsi ntabwo amaraso agitembera neza. Ntibyumvikana ngo hari n'abagira umunabi kuko nyine ngo ayo mazi atasohotse. Nabyo nibyo cyane. Gute se? Umubiri uba wugarijwe, umubiri ntabwo uba uri free, umubiri ntabwo uba uri herese. Ubwo rero umubiri ni ukuvuga ngo iyo umubiri utamerewe neza imbere, hakaba harimo indwara zishobora kuba zirema mu buryo utazi bumwe cyangwa ubundi, zikazatunguka nyuma, ariko bikakuremeramo kutishima, kugubwa nabi, kugagarara mu mubiri, kudasonza ngo digestion igende neza. Ibyo byose bitera amahoro make, kuko ibiri imbere mu mubiri nibyo bisohoka hanze. Ugahorana umushiha, ugahora utishimye, guseka bikaba ikindi kintu. Ugasanga ibiri mu rugo byose urajugunya. Ego. Babana badukorera ugasanga bagowe. Mbese nawe ukisanga udafite ibyishimo ariko utazi icyabiguteye. Niyo mpamvu rero turahakura. Burese umugore ntabwo aba abizi. Ntabwo aba abizi. Batamugira ku ngingo. Umugore ntaba abizi, ntabazi icyamuteye umushiha, ati umugabo ntabwo angira ku ngingo, cyangwa bihita byizana automatically. Oya, abenshi ntabwo baba babizi. Ntabwo baba babizi kuko buriya umubiri, niyo mpamvu tugira abadogiteri. Umubiri turawutunga ariko ntabwo tujya tumenya ibyawo. Niyo mpamvu duhindukana umunsi umwe ugasanga wadevelopinze nk'ikirwara utazi aho giturutse. Rero benshi ntabwo baba babizi. Niyo mpamvu tugomba kwigisha cyane. Yego. Akandi kamaro navuga ngo ko gutera akabariro, ko ariyo ngingo turiho muri kino gice cyacu. Akandi kamaro, bizana umugisha w'urubyaro, of course. Urumva ko uwo ni umugisha ukomeye, ngira ngo abantu bose barawuzi ntitwawutindaho. Kiriya gikorwa kitabayeho abantu ntibabyara. Akandi kamaro, bituma usinzira neza cyangwa uruhuka neza. Biruhura mu mutwe, biruhura mu bwonko, ku mpande zose, ku buryo nyuma y'igikorwa ushobora gusinzira nk'umubebe.
ku ruhande rw'umugabo no ku ruhande rw'umugore cyane iyo mwabikoze neza mwabyumvikanyeho munezerewe umugore yabonye keya neza n'umugabo yabonye umubiri we neza mwese mubibonamo inyungu ibi byose mvuga ni ku mpande zombi cyane cyane aha ikindi nanone bitera uruhu rwiza kuko umubiri uba uri healthy ku bagore abagore babikora neza bagira uruhu rwiza hari abo dusanga bafite ngo ibiheri mu maso cyangwa uruhu rukanyaraye ibyo byo wenda impu z'abantu ziratandukanye kuko hari uruhu ruri dry hari uruhu rugira amavuta menshi hari uruhu rwumye nyine uko umuntu ateye ariko ibi byo birafasha kuko ku ruhande rw'abagabo ziriya sipamu zifite umubiri mu mumaro zifite umumaro mu mubiri sorry w'umugabo w'umugore w'umugore okay cyane noneho abagore baprofita byinshi aho ngaho umugore niwe ubiprofitiramo yego cyane bitera uruhu rwiza rwose kandi ugasanga kubera ko nyine iyo mu mubiri hishimye iyo mu mubiri hasohotse na bya bindi bigomba gusohoka hakinjira ibigomba kwinjira byanze bikunze bisohoka inyuma ugasanga urasa neza inyuma ariko nyine sipamu zibamo intungamubiri yego cyane cyane ku bagabo barya neza banezerewe yego hanyuma ikindi bizamura immune system uturemangingo turiya turemangingo tugira imbaraga cyangwa cells bigatuma umubiri wawe ugira abasirikare bawurwanirira ugakomeza nyine no ku mugabo se buriya ko umugabo aba yatakaje ubwo iyo atakaje akabona ibyo asubizamo nta kibazo ikibazo n'utakaza kandi ntamenye no guhaha ngo bamutegurire ibyiza ubwo rero abagabo niyo mpamvu bagomba guhaha neza n'abagore bakabishyira kuri roreri kurya neza ku babifite ariko n'abafite n'ibijumba n'imyumbati biriya nibyo biryo byiza amateke biriya biryo biri natirere nibyo byiza bitarimo n'amavuta menshi nta muntu wagira urwitwazo yego hanyuma bituma umuntu atekereza neza ubwonko bukora neza ubwonko bwishimye ubwonko bunezerewe ubwonko bwakoze iyo siporo bumera neza umuntu agatekereza neza ubwonko bugasubira ku gihe ko umugabo udakora segisi neza ngo anezerwe usanga ari wa mugabo wibagirwa usanga ari wa mugabo wananiwe n'akazi usanga ari wa mugabo ubona na kompuregisi mu bandi nta confidence agira usanga na dogiteri wa wundi uvura abantu cyangwa kwa kundi ashobora gusiga acometse ibintu muri intensive care ku murwayi ashobora no kwibagirwa ko yasize abicometse kubera iki kubera ingaruka zo kudakora sex neza bivuze ngo byandi watangiriyeho rero uvuga ko sex ari ngombwa kuyikora kenshi gashoboka birafasha cyane kenshi gashoboka nakubwiye ngo biterwa n'umuntu uko ateye biterwa n'umuntu imbaraga afite biterwa n'umugabo uko ari herese mu mubiri we uko abyumva ariko mu by'ukuri bifite akamaro kenshi bifitiye akamaro kanini umubiri ku mugabo no ku mugore ariko cyane cyane ku mugabo rero urumva iyo kiriya gikorwa kitagenda neza mu rugo abagabo benshi bibagiraho ingaruka zikomeye cyane kuruta iz'abagore ngayo nguko reka tunagane ku musozo w'ikiganiro cyacu nongere nkwibutse ko muri kano kanya mama Queen twabanye nawe mu biganiro bitandukanye hano ku inkuru yanjye yatangiye tubwira inkuru ye inkuru itari nziza yashegeshe ubuzima bwe ariko aravuga ati ndi umuvugabutumwa ngomba gukomeza misiyo yanjye ifite ku isi ngomba gukomeza misiyo yanjye Imana yampamagariyemo twese tuba dufite misiyo ku isi marerezuma benshi ntabwo bayimenya hakiri kare mama Queen akubwiye ko yamenye misiyo ye ku isi ni ukubaka imiryango kugira ngo itazasenyuka benshi mukunda kwibaza muti atwigisha biriya gute kandi adafite urugo
arakubwira ati ni misiyo yanjye ngomba kurwubaka, abataraciye mu byanjye ntabwo bagomba kubicamo. Rero n'abama ndashyo komanteri zimwe zisebya, zimwe zivuga gute, izo ngizo ujye uzigumanira, ubanze usobanukirwe, umenye ngo uyu muntu yicaye hano kubera iki, ese yaje hano kugira ngo abashe gusoza misiyo ye.